Cesa ngo abigishwa ngo barazangura hagati mwigisha ngwino dukize ngwino turengere nuko nawe uri kumva ko byagucikiyeho ko bizakurangiriyeho idemu ufite uriyishyura bizanze izabihindura TV show. Turashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe n'abakurikirana Pasiteri Rivera Pasiteri David kuri cyo kwaguka. Hanyuma atubwiye ko ubutaza atubwira ku mahirwe ya kabiri. Rero iki kiganiro kizaba ari umuriro cyane, kizaba ari umuriro. Hanyuma n'ubundi kugira ngo dukomeze ducunguze uburyo umwete. Umunyarwanda rero avuze ngo igihe nta mafaranga, karibu udutangira twibwira udusengere ubundi dukomeze icyo Uwiteka yakubwiye kuvuga. Karibu. Turabasuje nanone mu izina rya Yesu. Uwo mwumva ni Rivera Pasiteri Adrien Nsengimana David, duherereye mu mujyi wa Kigali. Rero reka tubanze dusenge kugira ngo twumve icyo Imana idugambiriyeho muri uyu mwanya, cyangwa se icyo Imana idushakaho. Mwibutsa akantu hose uherereye ku migabane yose y'isi, iri jambo ni wowe rikenewe, cyangwa se ni wowe ryatekererewe, cyangwa se ni wowe rishaka. Kandi ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo numve ijambo ry'Imana, ukurikize iby'ijambo ry'Imana rivuga, kandi uhagararane n'ijambo ry'Imana. Imana izakugirira neza. Data, mu izina rya Yesu ndasenze cyane, mpamagaye Mwuka Wera wawe ngabe muri twebwe. Mwuka Wera niwe muyobozi, Mwuka Wera w'imbaraga, Mwuka Wera w'ubujyanama, Mwuka Wera udushoboza kukuvuga no kuguhamya, Umwuka Wera utwemeza iby'ibyaha byacu, Mwuka Wera utwemeza ko turi abanyabyaha. Niwe duhamagaye kugira ngo uyu mwanya byo guca bugufiya, kandi ijambo ryawe rihindurire benshi kukwegera mu izina rya Yesu, amen. Nkuko bisanzwe rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kuyoborwa n'Umwuka Wera. Kuyoborwa n'Umwuka Wera. Nasomye ijambo rirambwira ngo abayoborwa n'Umwuka Wera bose nibo bana b'Imana. Bishatse kuvuga ngo ejo bundi twavuze kuri karande, ariko ntabwo ugomba gukira karande utayobowe n'Umwuka Wera w'Imana. Niyo mpamvu rero mwifuriza cyangwa se mwingingira cyangwa se ngusabira kuyoborwa n'izi mbaraga z'Umwuka Wera. Abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice byaho ni 5 murongo 22. Haravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ariko abakristo Yesu babambanywe na kamere n'iruba n'irari byaryo. Niba tubeshwaho n'Umwuka, tujye tuyoborwa n'Umwuka. Imana ishimwe cyane. Urumva ijambo ry'Imana rero, niba tuyoborwa n'Umwuka tujye tubeshwa, niba tubeshwaho n'Umwuka tujye tuyoborwa n'Umwuka. Uyu murongo wa 25 mujye mutinoca, niba tubeshwaho n'Umwuka tujye tuyoborwa n'Umwuka. Niba uyoborwa n'Umwuka mama, niba uyoborwa n'Umwuka papa, niba uyoborwa n'Umwuka muvandimwe, mwene data, ndeka ngutangariza iri jambo ngo abayoborwa n'Umwuka abo bose nibo bana b'Imana. Nusanga mu mirimo yawe ukora utayobowe n'Umwuka, ntabwo uri umwana w'Imana. Nusanga mu gusenga kwa ugomba gusenga uyobowe n'Umwuka. Niba ari ukuririmba ugomba kuririmba uyobowe n'Umwuka. Niba ari uguhanura hanura ubwirijwe n'Umwuka. Niba ari ukubyina ubyiniye mu Mwuka. Akazi kawe kose ukora gakorere mu Mwuka. Abayoborwa n'Umwuka, niba tubeshwa n'Umwuka tujye tunayoborwa n'iki? N'Umwuka. Rero reka mubwire ngo naho dushobora kujya tutayobowe n'Umwuka. Bibiliya igira ngo icya
cyakora uwo mwuka wera naza azabemeza iby'ibyaha byanyu. Ntabwo wakemera kuri umunyabyaha utayobowe n'umwuka wera. Ntabwo wakemera kuri umunyangeso mbi utayobowe n'umwuka wera. Njya nkunda kubabwira ngo umuntu wese ukora ibyaha akabyiriranwa akabirarana, uwo muntu nta mwuka wera atunze. Burya ushobora kuraswa n'ibyo, ariko niba warashwe ihutire guca bugufi, kubera ko uwo mwuka wera iyo ageze muri wowe akubwira ko wakoze icyaha, kandi icyaha kidutandukanya n'Imana. Reka babwire ngo Imana ni umucyo, n'abayisenga bagomba kuyisengera mu mucyo. Imana ni ukuri, n'abayisenga bayisengere mu kuri ndetse no mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Mwene data, kambanze ngo baza aka kabazo, ariko nturi buze kunsubiza, ariko uze gusubiza muri comment. Ese uri murayoborwa n'umwuka wera w'Imana cyangwa uri murayoborwa n'amarangamutima yawe? Tugira abantu benshi batakishaka kuyoborwa n'umwuka, ahubwo bayoborwa n'amarangamutima yabo. Umuntu akayoborwa n'amarangamutima, n'abahanuzi barari benshi badashaka kuyohanura ibivuye ku Mana, ahubwo bagahanura iby'amarangamutima yabo, kubera ko batayobowe n'iki? N'umwuka. Rero bayoborwa n'umwuka bavuga bavugishijwe n'umwuka, bavuga iby'uwo mwuka wera bahaye kuvuga. Rimwe na rimwe rero abantu basigaye bayoborwa n'amarari y'ibyo bararikiye, bakayoborwa n'amarangamutima yabo, ntibifuze kuyoborwa n'iki? N'uyu mwuka wera w'iki? W'Imana. Reka ngutangariza aho uherereye hose, nujya mu kazi kawe uyobowe n'umwuka uzahura n'intambara, ariko uzakomerera muri ako kazi kubera ko wakayobowemo n'iki? N'umwuka. Umuririmbyi wese wayobowe n'umwuka ahura n'intambara za bene se mu murimo, ariko kuko yagiyemo yayobowe n'umwuka, Imana imuha kwihanganira muri za ntambara, kubera ko ibyo ari gukora byose ari kuyoborwamo n'iki? N'umwuka. Umushumba wayobowe n'umwuka wera, abavugabutumwa bayobowe n'umwuka wera bagira kwihangana, kubera ko bazahura n'ibyo bibarwanya, bazahura n'ibyo bibakomeretsa, ariko kubera ko babiyobowemo n'umwuka wera, Imana ishimwe, bakabibamo bafite kwihangana, bakabibamo bafite guca bugufiya. Imana ishimwe cyane. Rero baribabwiye ngo imbuto z'umwuka wera niki? Kandi nire kuri izi mbuto 9 zishobora kugusobanurira kumenya niba utunze mwuka wera muri wowe. Nusanga izi mbuto utazifite, umenye ngo mwuka wera muri wowe mbese nta mwuka wera w'Imana ufite muri wowe, kuko hari ibimenyetso biranga abantu bafite umwuka wera w'Imana. Hari ibimenyetso. Rero reka mbwira ngo imbuto ya mbere ni imbuto bita urukundo, niyo twasomye. Reka nkubaze, ugira urukundo? Abantu benshi muri iyi minsi sorry gatoya mada wamaye amazi sha. Ya mbere ni imbuto bita urukundo. Ese iyo wisuzumye muri wowe usanga ugira urukundo? Niba ngeze ku ijambo rivuga ngo abantu benshi bimitse inzangano muri bo, bimika mu nyangire. Abaririmbyi bararirimbana ariko bafite mu nyangire muri bo, abahanuzi bagahanura bafite mu nyangire muri bo. None byagira mu bashumba, abashumba kabati barunaka naza azanwarira abakristo, azanwarira iki? Kubera iki? Mu nyangire zikagwira mu bantu Imana bakaba muri ubwo buzima. Kandi Yesu aravuze ngo itegeko risumba yandi ni urukundo. Bishatse kuvuga iki mwene data? Biravuze ngo mukundane. Imbuto ya mbere ni urukundo. Muze gusoma muri Matayo ibice 5 umurongo wa 44, haravuga ngo mukunde abanzi banyu. Ese koko iyo ureba usanga ukunda umwanzi wanyu? Kandi Bibiliya iradusaba ko tugomba gukunda abanzi bacu, ndetse twaba dufite n'icyo dufite tukakibaha tukabagaburira. Icyo nicyo kizaranga ko ufite mwuka wera, nuko uzakunda umwanzi wawe. Ntabwo azakwanga ngo nawe umwange, ntabwo azakugirira nabi ngo nawe umugirire nabi, kubera ko wowe hari umwuka wari uri muri wowe, hari icyo umurushije. Uwo muntu agomba kuzahinduka bitewe nawe.
icya kabiri muze gusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 8 haravuga ngo mugire urukundo kandi rwinshi. Ntabwo mugomba kugira urukundo rukeya, ahubwo mugomba kugira urukundo rwinshi. Rero nagira ngo babwire ngo iri tegiye imbuto ya mbere y'umwuka wera n'imbuto bita urukundo. Hanyuma urwandiko rwa kabiri rwa Yohana hanyuma 5 harabanga itegeko ryo gukundana. N'iri tegeko mbahaye mukundane. Imana ishimwe cyane. Nayo ngo gutangarize rero ngo mugire urukundo, kandi urukundo rwanyu ruba urukundo rwinshi, niruba urukundo rwo kurobanura ku butoni. Abantu basigaye bakundana kubera ko ufite icyo umuha. Niba gwa 5 turakundana, niba ari cyo ndibugwe, ariko niba ntacyo umureho ndaba umwanzi wawe. Ariko reka ngutangarize ngo abayoborwa n'umwuka, niba tuyoborwa n'umwuka, niba tubeshwaho n'umwuka, mureke tuyoborwe n'umwuka wera w'Imana. Imbuto ya kabiri ni imbuto bita ibyishimo. Burya ntabwo ugomba kubora ubabaye, ntabwo ugomba kurakara n'imbuto y'abadayimoni. Niyo mpamvu rero ugomba guhorana ibyishimo. Ibi byishimo rero muza gusoma Zaburi ya 9 umurongo wa 2. Hari ijambo rivuga ngo nakwishimira kandi ndakunezererwa. Rero reka ubwire ngo ugomba kurangwa n'ibyishimo. Rero hanyuma mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 1 umurongo wa 2 haravuga ngo nuko bene data mwemere ko ari ibyishimo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari rimwe. Imana ishimwe cyane. Ugomba kwishimira mu makuba, ukishima unezerewe. Bibiliya irambwira cyane bakunda kubikoresha bakavuga ngo niba ubabaye ngo tugomba kwishima mu bibi no mu byiza, ngo tugomba gushima. Rero biravuga ngo mwene data n'ibyishimo nimugurwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Umwanzi wawe nakugerageza ishime, nugira ibyago ishime. Iyo niyo mbuto y'iki y'umwuka wera. Iyo ni imbuto ya kabiri, imbuto y'umwuka wera. Imbuto ya 3 ni imbuto bita amahoro. Amahoro Yesu aha abantu be nagira akagero narondoreka, ajya humuriza abayafite, utayata ntabwo ayakurwaho. Wiringira Imana, wiringira nabura amahoro meza. Wiringira Imana, wiringira Imana, uyiringira nabura amahoro meza adashira. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese wiringira Imana agomba gutura mu mbuto y'umwuka wera. Rero reka babwire ngo imbuto y'umwuka wera yitwa amahoro ugomba kuyicaramo, ukayirambyamo, ukayiriramo, ukayisengeramo. Niyo mpamvu n'umuririmbyi wa 383 igitabo cyawo cya 4 harabanga umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo. Rero ntabwo ushobora kugira amahoro udatuje muri wowe. Ntabwo ushobora kugira amahoro mu gihe mu mutima wawe wumva udatuje, mu gihe wumva udatekanye. Reka muza kubisoma hanyuma uya muri mu Bakolosayi 3:15 haravuga ngo mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu. Mureke amahoro ya Kristo agwire mu mitima yanyu, atwarire mu mitima yanyu. Wa muzeyi wereka amahoro ya Kristo akore muri wowe, amahoro ya Kristo agenderere muri wowe. Burya reka nkubwire, umuntu wese w'umunyamahoro, umuntu wese utunze amahoro ahora n'ibyishimo, ahora mbese yumva ari no stress, kubera ko muri we aba yumva ko niba yagize ibyago Imana yabyemeye, niba shonje Imana yabyemeye, niba ari mu kazi Imana yabyemeye, niba kurwanya Imana yabyemeye. Rero ugomba kwicara mu mahoro. Hanyuma muze no gusoma n'ubundi muri mu Batesalonike ba mbere 5:13 haravuga ngo mugirirane amahoro.
ugirire mugenzi wawe. Mbese muri wowe ugomba kumva ko uri amahoro na mugenzi wawe ukamusabira amahoro. Niba wumva ushaka kuba umunyamahoro, ifurize mugenzi wawe amahoro. Niba ushaka kurama, ifurize na mugenzi wawe kurama. Intambwe rero ya kane ni intambwe bita kwihangana. Iyi ntambwe yo nishaka gitindeho, izindi twazazivugaho n'ubutaha. Si ngombwa ngo zose uko ari 9 tuzivuge. Kwihangana biravuga ngo hahirwa umuntu wizera akihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Hari abantu ubwira ukahita kubwira ati njye umwana w'umusinga ndakumena, ndakwemeza, njye umwana w'umuzigaba ndagusekura. Agakubita ku kibuno, mbese akazamura kamere igahita ikanguka uwo mwanya. Burya reka babwire ngo abayabuze imbaraga bita kwihangana, imbuto yo kwihangana. Ugomba kwihangana kugeza kumeruka. Bakagutuka ukihangana, bakakurwanya ukihangana, bakagusebya ukihangana, bakakuvuga ibiri byo n'ibitari byo, ariko ukatwara intwaro bita kwihangana. Ubundi ku mukristo agomba kwihanganira ibyo bimugerageza, nk'uko Kristo nawe yihanganiye ubwanzi bwacu, akihanganira ibisaha byacu, akihanganira ububi bwacu, akihanganira ubugome bwacu. Natwe dukwiriye kwihanganira abo batugerageza. Ariko reka babwire, intwaro bita kwihangana yaratunaniye. Umuntu aravuga n'undi akavuga, abantu ugasanga barimo barahangana n'abakristo, n'abaririmbyi barasakuzanya, bararwana, baratukana. Kwihangana zananiye abantu. Ariko iyi mbuto ya kane ugomba kwitwara n'imbuto bita kugira gute kwihangana. Muza gusoma Abaroma 12:12 haravuga ngo mwihanganire mu makuba yanyu. Mugomba kwihanganira mu makuba yanyu, mukihanganira mu bigeragezo byacu, tukagomba kwihangana. Hanyuma Abatesalonike 4:14 mwihanganire byose. Hanyuma Pawulo abwira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2, hanyuma 15:4-2 haravuga ngo uhugure ariko ufite kwihangana. Uhugure bene so ariko ufite kwihangana. Iyo mpamvu ahantu guhugura bene data, reka nongere mbibasobanurire. Iyo ubonye mwene so yakoze nabi, abantu ntabwo bajya bahugurana bafite kwihangana, ahubwo bahugura bafite guhangana, ashaka kumuceshura, ashaka kumwereka ko ibyo avuga atabizi. Ariko biradusaba guhugura dufite kwihangana. Hugura mwene so akoze ikosa, ariko umuhugura ufite kugira gute kwihangana. Intambwe ya 5 ni intambwe bita, cyangwa se imbuto ya 5 ni imbuto bita kugira neza. Hanyuma rero kugira neza, hanyuma Timoteyo rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 2:24 haravuga ngo mube abagira neza kuri bose. Rero tugomba kuba bagira neza kuri bose, tukaba bangeso nziza, tutarobanura ku butoni. Yesu ntabwo yigeze arobanura ku butoni. Nujya kugira neza, ugirira neza bose utarobanuye ku butoni, ariko nurobanura ku butoni, menya ngo imbuto y'Umwuka Wera ntabwo igwiriye muri wowe. Imbuto ya 6 ni imbuto bita ingeso nziza. Hanyuma ingeso nziza rero ugomba kuyitwara muri wowe. Imbuto ya 7 ni imbuto bita kwizera. Iyi mbuto bita kwizera ugomba kuyitwara muri wowe. Nabwo muza kubisoma mu rwandiko mu butumwa bwiza bwa Yohana, hanyuma 20:27. Imbuto rero ya 8 ni imbuto bita kwicisha bugufiya. Intambwe yo guca imbuto yo guca bugufi, iyo nayo ni abantu bafite Mwuka Wera. Imbuto ya 9 ariyo imbuto ya nyuma ni imbuto bita kwirinda. Mana ishimwe. Kwirinda. Hanyuma muza kubisoma mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 1:5-6, kumenya mukongeraho kwirinda. Irinde kwicarana n'abantu uzi ko bagomba kugucumuza, bagomba kugukura mu mucyo, bagomba kugukura mu buntu bw'Imana. Izi imbuto zose uko ari 9 kasoze babaza iki kibazo. Urumva utunze izi imbuto z'Umwuka Wera? Urumva imbuto z'Umwuka Wera ziri muri wowe? Urumva ugenda n'imbuto z'Umwuka Wera? Ese Mwuka Wera ari muri wowe cyangwa Mwuka Wera ntabwo ari muri wowe? Nusanga Mwuka Wera yaragiye muri wowe, ubiri byavuze ngo mu gihe usanga utakifite uwo Mwuka Wera, utagifite urukundo
rukundo jya umenya ko uwo mwuka wera yasanze cyangwa se yabonye ko uyoborwa n'umubiri wawe gusa arangije arigendera. Nurangiza umusabe vuba ati garuka. Nawe nusanga mwuka wera utakikoborwa nawe, utakiri kugendera muri izi mbuto z'umwuka wera, umenya ko mwuka wera yagiye. Nurangiza umusabe umubwire ngo nagaruke. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ishoboye byose, uri data wa twese mwiza. Hedistasi wini mandela kosifobewa tera sini mande kotre degre. Aba bantu dusabye mwuka wera, dusabye Pentekote, dusabye kuvugururwa bundi bushya, dusabye kubatizwa mu mwuka wera. Abamama buzure mwuka wera, abagabo bayoborwe n'umwuka wera, abasore n'abakobwa bayoborwe n'umwuka wera, kubera ko abayoborwa n'umwuka wera abo nibo bana b'Imana. Niba tuyoborwa n'umwuka wera tujye tubeshwaho nawe, kandi niba tubeshwaho n'umwuka wera tujye tuyoborwa nawe uhereye none ukageza iteka ryose. Niko tubisabye twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi kwambika imbaraga. Turawakiriye mu izina rya urakoze ku ijambo ryiza utubwiye kuyoborwa na mwuka wera. Hanyuma harimo abantu babifuza gusengana nawe ko bahugura, kuko twabonye ufite ubutunzi bwinshi buri wowe, watanga nimero abagushaka bakajya bakubonaho. Hanyuma nimero ni 0785511190. Yesu abagirire neza. Imana ibaho umugisha. Ciao.